ngiye kumufatanya n'uburo nanuze niyo prison hanyuma ngo twongereho natwe n'amagambo mabi sibyo tugerageze ntabwo mushyiki yakoze icyaha kandi cyaha kibi abakobwa bareke kwiyandarika bakomeze bagumanye ubunyarwanda n'abana kugira ngo abana bazakure ntabwo bumva ati sarafunze ntabwo nikiza kwishira n'icyo abana bazakurana mu ntuze mu mitima yabo nyine cyiza bajye noneho bakumva ko nyina ari we wafungishije ese buriya aramutse abaye nk'umwere cyangwa se byaga kabihanagurwa muzonyina mugaruke mu muntu twakundaga ko mwanya namyandika muri comment mugaruke munye mu muntu twakundaga kabibaze ko ufite ibibi by'uko urukiko rushobora kuba rwagukatira kabujya n'ibibi by'abantu wasaga nkaho witakara abantu bawe ntabwo abantu bose bagenzwa burya n'urukundo idashobora kubagenzwa n'amafaranga ashobora kuba bagenzwa na sex ndamutse afite girlfriend ntari umugeye ko sindi n'umugenge naho ndi umugeye kumva umuntu wari ufite popularity y'abantu bamwishimiye yakoraga akantu muri comment ugasanga abantu ntabwo ikosa rimwe ry'umuntu ikosa akoze ritoya yagomye gutuma uhita ufata umutera amabuye ugira intambara umutera amabuye mukamubwira ibintu ntabwo uyu nguyu aba ari wo mwanya sibyo uyu ntabwo aba ari wo mwanya ahubwo umwanya bari kugira ngo tumushimire Pole Starboy pole Gasaro TV. Bakunzi ba Gasaro TV tubahaye ikaze muherereye mu mpande zose z'isi ndabasuje cyane abari mu Rwanda East Africa n'abari muri diaspora ndabakunda cyane kuko namwe mudahwema kutugaragariza urukundo umunsi ku wundi wese turi n'umusore agiye gutangira twibwira amazina ye twayirukanaga kera hashize imyaka myinshi kuri kamera za Gasaro TV ku munsi noneho yongeye kugaruka ku Gasaro TV tubahaye ikaze babyeyi amazina yanjye ni Starboy bakunze kumenya cyane baranzi bakunze kumbona no kuri YouTube kuntu ndi mu public influencer Starboy makuru ndi meza aciye imigihe tutabonana mwaka mushya aciye imigihe natagera ku Gasaro kabisa wari warabaye iki mwana uretse no ku Gasaro no kuri YouTube channel yashize kinini cyane kizigaragaraho cyane ari utuntu ucamo na imizi minsi naraciyemo nyine dusa nk'udundi disturbance ukuntu biba ngombwa ko mba ntuje ku giti cyanjye nyine yego ariko meze neza yego meze neza kabisa mbona post zawe zimeze neza kabisa post zanjye bana kabisa uduha show nakumva natagize abantu binaniriye bagomba kubaruhura bakaruhuka mu mutwe bakaruhuka rero abantu babijyanye mu stress y'akazi ibintu bigiye bitandukanye rero hari jya batabamenya kuri televiziyo kujya kuri YouTube ariko umuntu ufite WhatsApp ashobora ko yagenda akabateka akareba status akareba nk'akantu kamushimisha mu ngeri zose hanyuma tujya twumva abakobwa cyane hari twaganiriye ubushize iwabo banze fiance we kubera dreads we nta mukobwa murakundana abe yakubwira uti izi dreads bizagorana kuba iwacu byibuze igihe nikigera tugafata icyemezo bakwakira biracyari imyumvire ariko nkeka ko societe nyarwanda igenda isirimuka nyine bumvaga ko ubundi dread ari umuntu ugira dread aba ari ikirara aba ari afite indi mico ariko amahirwe nyine tunagira ni uko societe yacu igenda isirimuka ntabwo biba cyane ko ushobora kubabara girlfriend kubera dread ubundi ahubwo byagombye no kuba gifite dread byagombye kubera ikintu gituma umukunda cyane kuko umuntu ufite dread ntabwo aba yamenyegereza cyane ahubwo umuntu ufite dread ntabwo aba ari ikirara usanga abandi nabo bafite udupenki bambara udukote n'ududisa bagatebeza ku mugani abamenye ariko umuntu ufite dread ntabwo ahora muri gereza kuko kenshi ugiye muri gereza baragufunga so gufunga se uretse n'ibyo ngibyo kandi dread bura n'ikimenyetso umuntu ufite dread aba ari umurasta ko ngenda umurasta umuntu ufite dread aba agomba kuba ari umurasta kandi umurasta uzi meaning y'umurasta umurasta aba agomba kuba ari umuntu umunyamahoro umuntu uharanira ikintu cyiza ko cyaba ku bantu umuntu ugira urukundo uko niko ndiye niko ubundi ni nayo mpamvu ngifite dread nta mfite dread kubwo kuba star cyangwa se dread nzifata nkaho ubundi umuntu wambonanye dread aba agomba kumbonamo umurasta umuntu ubonye umurasta rero aba agomba kumbonamo umunyamahoro umuntu ugira urukundo ko nkunda n'abantu cyane hanyuma mu minsi yashize inzara zawe zari zisize verne nabonye ifoto umuntu yagupostinze ni ukubera icyo wahisemo kusiga verne ku nzara zawe uri umuhungu verne ni umutako
tubiza ariko ku gitsina gore nko kunyisize kabisa niko mwari mubizi ariko muzagenda mubona abahungu bamwe na bamwe bagiye bafite verne n'ubungu nari guca ahubwo bakakankorera nuko uyu munsi nta mwanya nari mfite biragaragara ko kabisa wagiye muri salo bakazigusigira yego barazinsigira umutako nkuko umva nkuko umuntu iyo gushesha inyogosho runaka ni umutako ushobora kuba wakongerera hanyuma hari benshi bagereranya abantu inarinda n'inzara by the way inarinda n'inzara uzarebe nago zituma inzara zitavunika ku bakobwa niko tubizi niko mubizi ariko n'abahungu nta tegeko rihari ryajyanirwa ko ari umukobwa ugomba gusiga verne gusa nk'iyo umukunzi wawe abonye izo verne ku nzara zawe abifata gute ubundi ahantu ibintu byose bipfira ku gusobanura ibi byose bipfira mu gusobanura kameme navuze ko nashyizeho verne ku bw'indi mpamvu akumva ubusobanuro bwayo ntabwo buhuye akubwiye ngo unayikuyeho wanayikuraho ariko wamusobanuriye ibintu byose burya cyose nta kintu kibi kibaho nta kintu cyiza kibaho ahubwo bipfira mu bisobanuro ukuntu wagisobanuye gisobanura umuntu aracyumva hanyuma hari benshi bagereranya umutipe usiga verne akenshi aba ari umuge hanyuma impamvu nkabajije ako kabazo uwo muntu posting iyo foto baravuze ngo disi ngo dore ngo ndi muhungu ngo dupfushije narabibonye warabibonye I think so ati dore ndi muhungu disi ati arapfuye nawe aragiye donc bigaragare ko uwo muntu yari gufashe muri cadre yuko waba uri umuge wowe bifata gute se ntiyari abakwibeshyaho bagatekereza ko niba ari abage bakakwaproachinga bazi koko nawe uri muri yo ubivuze neza ngo kwibeshyaho ni nkuko nanjye nawe nabisobanuraga nkavuga ko ari ibintu byose bipfira mu bisobanuro ndamutse mfite girlfriend ntari umuge ko sindi umugenge ntago ndi umuge ntago ndi umuge bazayisha nkaho bizi ntago ndi umuge ahubwo ibintu byose nyine bipfira mu gusobanura bipfira mu gusobanura ubuse ndi umuge naba ndi iki naba ndi umuge w'umukobwa naba ndi umuge w'umuhungu nta muge urakwibeshyaho to be honest cyane rwose ntago ngiye kubeshya sabo ese nyari n'imiburiye cyane beshi cyane ndetse bazi ko uri mugenzi wabo bazi ko uri mugenzi wabo ariko ntago ndi umuge ntago ndi umuge starboy kabisa yanjye mbona rimwe na rimwe hari umuntu ujya upostinga niyo mpamvu ngewe nashidikanyije avuga ati maybe ko nanjye nshobora kuba mwarambuze narabaye umuge maybe bashobora kuba baramwibeshye kuko ngewe hari umuntu ujya upostinga kandi muri donc mufite different sex mutandukanye ari umukobwa wowe nibutse ko uzi icyongereza hanyuma donc ari umukobwa wari umuhungu donc nkavuga ko utabura umuge ariko nabarizaga hoya nabwo nimukajye byimugibeshya umuge ya posting umukobwa igo akandi kariya mitobo wandikaho ya umuge ya ishobora kuba ya posting umukobwa akakunda n'umukobwa biba ndabizi ashobora kuba yakunda ni ya bintu byita ngo iki ntago nibuka neza ariko haraho bitaho binomio abakunda ibitsina byombi abakunda igitsina gore agakunda n'igitsina gabo bose akabikunda akabakunda icyarimwe iyo bimeze gutyo ntabwo bivuze ko nyine ushobora kuba ari umuge hanyuma nawe yapostinga umukobwa yamupostinga ahubwo navuze ngo byose bipfira mu gusobanura kandi abantu bose batubona uko bashatse rero wowe ntago urabanza ukireba mu mutima wawe ukavuga ati se ngewe ndi ubundi iyo wamaze kwimenya byo nyine bihagije naho ubundi abantu bo kugufata uko abantu bakufata uko bashatse hanyuma ngiye kukubaza iki kibazo hari amavuta ujya upostinga rekana nakutwikire ariyo mavuta koko biriya bintu arabikora ni amavuta vuga zana ikibuno n'amavuta gabanya mu nda byo numva nyampostinga cyane n'imikandara nazana amabere n'ibya bibaho birakora cyane kuko burya ari amavuta ni nka stimulating amahormone yo mu mubiri w'umuntu akora ikibuno asesitapa tuvugisha ukuri utaravutse icyo kibuno gifite nekereza ko Imana kuko irarema niba ikuremye gutyo nuko niba indemye gutyo nuko donc ushobora kunanuka cyo kabyo bitewe nuko n'umubiri wawe ako sinekeza ko amavuta ashobora guhigira icyahindura ku miterere y'umuntu kikamuhanga ikibuno kikamuha umubiri w'umuntu ni ikintu kiri adaptive ni cyane cyane none tuvuze ikibuno buriya inyama y'ikibuno nose ntabwo ujya ngo abantu bicara cyane ngo ikibuno kikagenda abanyonzi n'urugero
ntabwo ntusa abanyonzi n'abana beza baradutwara ariko buriya cyane cyane ku kibuno buriya kugira ngo umuntu agire ikibuno kiriya kibuno kiba kinini ntabwo aba ari uko aba ari inyama ubundi ni amafatsi n'amaripizza barimo hariya yagiye depoza hariya ahantu hanyuma nyine ukajya ubona umuntu kumva umuntu wariye cyane n'uba ufite ikibuno kinini cyane rero ni ibinure biba byaragiye hariya so rero umuntu ari amavuta ikintu akora ashobora kuba yakora wa musemburo ukuza ikibuno niko nguko nta bundi buhanga baba burimo udasanzwe n'akataraza kazaza nzakaza na Starboy nta kitazaza tekinoloji ko yagize kure ni ukuri n'akataraza abantu bazakaza tekinoloji yagize kure cyane uretse ko byo ni ibintu biba bikoze mu buryo buri naturere biba bikoze mu buryo buri naturere nta ngaruka bigira cyane ku mubiri ku muntu wifashe neza uko tubimubwira hanyuma mu kanya wuze umbwira uti Sando uti njyewe narababaye nagize agahinda nyumva inkuru ati iyo umuntu mfata nka papa wanjye ati cyane ko ni umuntu twari tuziranye byagenze bite tunyuriremo muri make umuntu nakubwiraga n'indimbati twari turimo turaganiraho mu kanya ariko kenshi iyo numvishe inkuru ye n'ukuntu yari umuntu w'icyamamare wabasetsaga wabashimishaga nyine ndababara nyine ngahita mbona ko abantu burya nta munoza abantu ushobora kuba warakoze ibyiza igihumbi wakora akantu kamwe ukabona bise biba nk'aho ari skandale wakoze cyane ahubwo umuntu iza ko ageze mu cyaha twese turi abantu yego nta mumarayika ubaho burya umuntu nakora akantu ntabwo ari nk'uko muhita mumutererana yego twamugaya ugashobora kuba ni umukobwa yateye inda ariko akiri muto yego ariko biriya bintu se bibaho bibaho nshimira leta yacu ko ishyira imbaraga cyane mu kubirwanya ariko nta skandale iba yarabaye cyane kuko hari n'abenshi babikora ahubwo numvishe ko ngewe dusa nkaho twamushimira kuko ntabwo yigeze ategeka umwana ati genda ufate umwana umukuremo inda hari benshi babikora se rusanze ntabwo ari abashidagadi benshi cyane nose ntibatera inda barazitera ntabwo iyo yigeze avuga ngo ni ubutwari yagize ntabwo avuze ati inda yawe ndayifashe nyikuye ugenda ufata inda uyikuremo ko hari abantu babikora sometimes ukaba yanahitana n'umwana n'uwo yari atwite bose bakagenda ariko we yakoze ubutwari ryo kuvuga ati nakoze gusa wabona yaranicujije Imana niba ibizi nta muntu ugira mu mutima w'umuntu wabonye yaranicujije akavuga ati iki nakoze ni kibi ariko kuko byari byabaye akavuga ati sinongere kuba umuntu mubi bwa kabiri mfata umwana murere agafata umwana akamurera akamufasha uretse ko ni ibyago duhura nabyo muri no sinema nta n'ikintu yinjiza cyane burya nta n'ikintu cyinjiza kirenze cyane nk'uko wumva wenda abahanzi b'umuziki cyangwa abakinnyi ntabwo yinjiza cyane ku buryo cyumva umuntu ashobora kuba yagira amafaranga ahenze y'ikirenga ariko n'abatuzi mu Rwanda byakijije pe ari byo bibatunze ariyo career ibatunze gusa ishobora kugutunga birashoboka yego ariko ntabwo kuba yagutunga yavuga ngo umuntu wese akubonye ko uri umusitari hanyuma yakwaka ibintu bya mirenge birenze sibyo uko tubyumva twumva ko Ndimbati uriya mwana w'umukobwa yamufashaga mu bushobozi we hari ibyo namufasha mu bushobozi bwe ariko ko uyu muri umusitari uramuvuga twaraturanye haya Nyamirambo yego ntabwo wavuga ngo ubushobozi umuntu afite bw'umusitari mufatirane hanyuma umwaka amafaranga y'ikirenga ni ukuvuga ngo nimba aramubwira ngo abana ndabarera abana ndabamenyera buri kimwe ashobora kuvuga ati uyu ni umusitari cyangwa abantu bakamujya mu matwi bakamubwira ati nimunyumve nabi ndi kuvuga nk'umuntu yego iyi Ndimbati ikintu yakoze ni ikosa yakoze ariko nta wamenya mu mutima we yabona yaranicujije vuba ati ikintu nakoze ntabwo ari ikintu cyiza kandi nta muntu udakosa sibyo nta muntu udakosa rwose umuntu waba atarakoshije cyangwa se ari nk'umugabo baravuga ngo none is perfect no one is perfect kabisa nimbore ashobora gusanga yaragenda kumwaka amafaranga kumwati abantu bakamujya mu matora ni umustar arimo arakora izina batazi niba biri behind muri hano tuba tubona ku mateleviziyo batazi ko ibintu biba bimeze akavuga ati okay nimba umpaye 100 ejo uzanyumva 500 500 ntabwo bihagije ama miliyoni dore muri system wenda n'urugero muri aho rukina amaseni ugomba kumva 500 wazaba hatese kandi afite umuryango agomba gusapotinga afite iki ariko byo nyine ko yagize n'ubutwara akemera inda yawe ko yarabyemeye avuga ngo ndabyemera umwana ko ari abana ari abanjye nabyo kubyemera ntabwo biba ku bantu bose nta abantu batabyemera bakahita agira utakahunga ntabwo ubwo bushobozi yarabubuze n'inshuti yanjye Ndimbati ni umuntu afatiraga nk'ikitegererezo ariko nyumva iriya nkuru yarambabaje cyane biteye ubwoba nacitse n'intege pe
byarambabaje mu buzima bwanjye, ni ikintu cyambabaje kumva umuntu wari ufite popularity y'abantu bamwishimiye yakoraga akantu muri comment ugasanga nyine abantu bari kumufollowinga sibyo, bakavuga ngo wakoze ibintu byiza, uri umuntu mwiza sibyo, hanyuma yakora mu kaha kamwe gatoya ugasanga nyine muhise mutangira kumutererana, mumutera amabuye mukamubwira ibintu. Ntabwo uyu nguyu aba ari wo mwanya sibyo, uyu ntabwo aba ari wo mwanya, ahubwo umwanya bari kugira ngo tumushimire. Pole Stabo, pole. Biba bibabaje, ni amarangamutima y'umuntu kandi nzi neza ko yababaje benshi Stabo, nubwo yega icyaha cyabaye ariko byibuze ati hari ubugabo yagize, aravuga utaba abana n'abanjye kubera iki bitekerejeho bikaba byakuriza. Cyo nakubwiraga ubundi umuntu wese, abantu bose, umuntu n'ikintu cyose yakubwira, niyo bavuga ngo n'ubundi ngo niyo wakuraho bavate buriya muntu ukuntu ameze n'amadrede wakuyoba ni gutyo. So rero ntabwo ikosa rimwe ry'umuntu ikosa akoze ritoya yagombye gutuma uhita ufata umutera amabuye ugira intambara. Ubungubu comment nyinshi zakirwa ni izumutuka, izimubwira nabi sibyo. Comment bakira ubungubu abantu ni izimubwira nabi, naba bandi beza na bya bindi byose byiza yakoze akantu kamwe kahise kagenda gahita kabyorosa byose karabisimanganya. Ni ikosa, tureke leta ikora akazi kayo sibyo, ariko reka gufata leta uyihereza akazi hanyuma nawe ubwawe wihereza akazi ryo gutuka umuntu wafataga n'isi nimba yagushimishaga yakinaga filime akayikina ukishima. It's no time to judge him. Ntabwo ari igihe cyo kumujudginga nawe sibyo. Yakoze ikosa twese ahangaha ko Mana nibura Imana nibishyira ku mugaragaro uzareba byaba baragiye bakora kandi bihishe. So nibyo ngibyo rero, gusa ihangane nyine bibaho, bamujya mu matwi maybe bashobora, ntabwo mbizi sibyo. Donc nawe nibyo mbyumvishe ni umuntu ukeke, ni mu blaming sibyo. Nyindi kuvuga nk'umuntu, ntabwo kuba umuntu yarakoze ikintu kimwe sibyo, yego, ari byatuma mufata mu kabirizi kuri nta muntu umwe utagira icyaha ku isi, kandi icyaha kindi nka Kamere yakoze nibyo pe sibyo. Ariko kuba ye bwonyine yarasabye imbabazi nawe ubwe akayemera ko bari abana, ni intambwe ya mbere kwerekana ko yicujije. Ikosa mushinja nimba yari yamaze kwemera ko abafite none se ubungubu ahari noneho abana bya bintu barabibona, reka dufate ko ari abantu bamufasha. Ikosa mushinja ntabwo nimushingije, ahubwo niko n'umutekereza ko urumva nikosa. Nuko yarumvisha abantu bamubwiye ko sibyo, bajya mujya ko twumva tubona amafaranga akagenda akahita afata akamujyana mu itangazamakuru. Umuntu muricarana ukamuganiriza mukaganira kumva ibintu avuga. Kandi uriya mukobwa yavuze ko yabigerageje akabona biranze. Burya Sandrine rega umuntu n'umuntu sibyo, nta muntu utagira kamere, nta muntu n'umwe utagira kamere ku isuba. Ushobora no kumwaka ibya mirenge sibyo, ariko nawe ubwawe urareba witwaje. None se kuba yagiye kuri channel runaka ntashatse kuvuga, yego numva byatangiye kugenda bimenyekanira. None se yari leta wanamungana agiye kubivugaho. We yavuze ko yari yo nzira yabona yarenganurwa. Yego, kurenganurwa kwari kuvuga ko agomba kumpa amafaranga cyangwa kwari kumugira ngo nyine wenda nuzi yose bimenye abe yafasha abana. Ntabwo ntekereza ko sinzi, ntabwo nshatse kublaminga umuntu umwe wari we wese, ariko yo ntabwo ari yo nzira. Kuko ntekereza ko ubungubu atari bwo n'abana kugira ngo abana bazakure ntabwo bumva ati se arafunze. Ntabwo nikiza ko ikintu n'abana bazakurana mu ntuze mu mitima yabo nyine cyiza, bajye noneho bakumva ko nyina ari we wafungishije se, bazakurana gikomeye cyane. Hanyuma Stabo, reka nkwibarize, ufite mushiki wawe? Ndamufite. Uramufite? Ni na byiza cyane. Hanyuma uyu munsi wowe iriya ishu ari we yabayeho, wowe wabyumvisha gute? Wakora iki nka musaza we? Tuve wenda mu marangamutima, wowe wamugiriye ihe nama nka mushiki wawe? Tuvugisha ukuri, ari nka mushiki wawe kiriya kibazo cyagwiririye ni ibyago. Ikibazo kimugwiririye kuriya nkuko yasobanurira umukobwa ati narasindishijwe bigenda gutya na gutya, twebwe tutazi. Yarasindishijwe? Nkurikije ikiganiro yatanze. Yego, nibyo ntabwo tuba tubizi sibyo, ntabwo tuba tubizi, ariko ngewe nkumbaje muri kote yuko nshobora kuba ndi nka musaza w'uriya muntu sibyo.
n'ubwo abantu bajyana imitima itandukanye njye nagenda nkamwegera nkamuganiriza nkamubaza ese se bo b'abana baragufasha nimba mufasha ko yaratubwira ko bamama bamufashaga yiga aramfasha sibyo nimba mufasha rero ntabwo ntekereza ko byari ngombwa ko ujya kubijyana mu itangazamakuru abantu bose babimenye niyo nama numva nari gutanga niyo nama ari kumugira inama nari kumugira nuko bya bintu byo kujya muri YouTube channel muri YouTube channel no kujya gutanga ibiganiro byuko umuntu mwabanye kuko ntabwo yamufashe ku ngufu maybe nibyo kuko yarakiri mutoya kandi byose bari basanzwe bajyana na communication runaka sibyo se ntabwo byari ngombwa ko numva nahita mbishyira mu itangazamakuru kuri twari kuganira nawe tukamuhamagara nk'umuryango n'umusaza we tukamuganiriza tukaganiza Ndimbati tukumva ibyo avuga akabwo tufata icyemezo nuko nko nari kubigenza ariko kuvuga ngo ufasha umuntu ushyize mu itangazamakuru kuriya baramusebeje bamumwana ese buriya aramutse abaye nk'umwere cyangwa se byaga akabihanagurwa muzonyina mugaruke mu twakundaga ko mwanya namwandika muri comment mugaruke munye mu twakundaga byagenda bite cyane ko uyu munsi baba bavuga ngo ukekwaho abatarahamwa n'icyaha ntago babanditse ko umuntu yahamwije n'icyaha gikekwaho rero nazo comment mwari gukora bari gukora kuzikora nyuma kandi nabwo nta nishinya ryo kuzikora mu buryo bwuzuye kuko hari ibintu bindi byiza umuntu aba yarakoze ariko ushobora kuba comment z'abantu zaraguteye ibikomere byarambabaje cyane mbona abantu bagiye batuka bagira ute bibagirwa n'akantu kamwe mu bintu byiza byose agiye akora tuzi ko muri covid Ndimbati yagiye afasha abantu bagiye babuze ibyo kurya bya bintu ntabwo ari abantu bose babikoze yagendaga afasha abantu ariko nako somye comment zirenga ku macano yose nagiye nsoma nta comment nimwe nigize nsoma niba mvuga ko mbona ko hari abantu basa nkaho bamwe baramusapoting mu bihe bibi kabibaze ko ufite ibibi by'uko urukiko rushobora kuba rwagukatira kabugira n'ibibi by'abantu wasaga nkaho wita ko ari abantu bawe ndabona ko nyine nta kintu kiza dukora nicyo mushima ibintu byiza gusa ariko iyo dukoze akantu gato kamwe byose bitabihinduka amazi bitabihinduka ubusa nta gahinda gusa Imana imurengere cyangwa se mube hafi biba bibabaje ariko nanone nta kundi byagenda n'ubuzima uyu munsi ubucamo ejo bukaba bwiza uyu munsi bugasharira cyangwa se ejo navuga ngo ntawe ubuzi uko ejo bizagenda kuri we hanyuma mu kanya ari kumbwira uti abakinnyi ba sinema duhura n'imbogamizi nyinshi nkawe nka Starboy uri muri sinema nyarwanda navuga ngo uri kuzamuka cyane ko ukiri navuga uri mushyashya ndacyari mushyashya muri sinema nyarwanda we hari imbogamizi ujya uhura nazo zikaba zakujyana habi imbogamizi zibaho nizo zabaye kuri wa mushuti wacu yego sibyo iyo uri umusitari uhura n'ibibazo byinshi uzajya mubona gutya kuri nuze gusa sometimes abakobwa bakwaprocinga abantu benshi bakwandikira sibyo muri ibyo rero hari igihe uri kwihangana bitewe n'ukuntu umeze sibyo bitewe n'ibi urimo ukaba kwihangana n'izo byabaye kuri uriya mushuti wacu abantu benshi cyane baba bakwandikira uri saving nka message n'ubu nayo wayibona mu telefone yanjye ushobora gusanga harimo nka message nka 400 sibyo so rero kuba akantu kagucika byashoboka ushobora kuba wacikwa kugwa mu kibazo nka kiriya hanyuma nk'abakobwa bakwaprocinze ubyakira ute cyangwa se ese baba bakubwira iki ku buryo byageraho bikugwisha mu cyaro ntabwo abantu bose bakwaprocinze ariko bagukunze aho ari byo abantu bose mumenye ushaka gushyira hasi sibyo hari ushobora kuza yiyabitse uruhu rw'intama kugira ngo bagushyire hasi nabyo bibaho sibyo yego impamvu mbwira abasore bose mujye mugerageza kwirinda cyane cyane abakobwa hari n'igihe babohereza abana b'abahungu hari n'igihe ukuntu bikuza nube wabimenya sibyo ntabwo myaka ipimishwa ijisho yego turabizi ko abahungu benshi cyane ari abahungu bafungwa kubera bazira abana bato ntabwo imyaka igipimishwa ijisho mujye mwirinda cyane mujye mu rukundo cyangwa se muri relationship n'abantu muzi neza mwabanje gukuraho amakuru yose cyangwa se ubushakashatsi n'iriya somo byagusigiye wagize agahinda posti zawe mbese ubona ko hari ikintu byaguhungabanyijeho cyane ko wari uri kuvuga uti yari role model wanjye yari umuntu nareberagaho cyangwa se icyitegererezo cyanjye muri sinema mbese ati mfite benshi fana ariko nawe ni umuntu na preferaga nabonaga nyine ko
ari umuntu nakigiraho byinshi. Hari isomo byagusigiye byibuze nka Starboy? Byansigiye isomo cyane, byansigiye isomo cyane, uretse iryo kuvuba navuga ko abantu bose tubona n'abatwishimiye hari igihe nabo baba batadukunze ahubwo bakunze ibyo dukora, ariko nukunda umuntu ujya ukunda n'icyo akora, nukunda igikorwa cy'umuntu ujya nawe ujya umukunda, kuko cya gikorwa agikoreshwa nawe ni we nyine, nawe wagombye kumukunda. isomo byansigiye nuko nyine n'ubwirinzi, n'ukwirinda cyane no kumenya abanganiza cyangwa se abanyaprocinga bameze bati ni bande. Yego nibyo ngibyo. Hanyuma ari nk'ukuntu umukobwa aza akagutereta ku mugani wawe, bibaho cyane bireze, umukobwa akagutesha umutwe, byo bibaho pe, bibaho. Njye njyangana n'abahungu ingeri zose ukumva ati abakobwa b'iyi minsi ati nimwe musigaye mutereta, donc ukibaza ese byagenze bite ko kera umwari yateretswaga, kubera icyo uyu munsi none abakobwa ari twe turi ku approachinga abahungu, ugasanga umukobwa cyangwa se umudamu ni uri gutereta umusore, kandi kera ubundi baravuga ngo nta mukobwa wisabira urukundo. Nk'iyo umukobwa aje akagutesha umutwe donc akakwereka akagukunze cyane, ntihari igihe bikugora kuba bivamo, cyane ko tuzi ko igitsina gabo muri abanyantege nke bamwe muri bo cyane, ntabwo ari bamwe muri bo ahubwo nka 90%. 90% igitsina gabo ni abanyantege nke. Yego turi abanyantege nke. Rero kwa nyaprochinga byo ntabwo navuga ko ari ikosa ko umuntu wese agira urukundo rwe, sibyo? Umuntu wese agira urukundo rwe, burya n'umukobwa arakunda. Ntabwo bivuze ko twakomeza kugendera bya kera ko ari umuhungu ari umukobwa ari umuhungu waprochinga ngo umuhungu gusa, n'umukobwa nawe yakunda agakunda no kugiye kimwe n'umuhungu, sibyo? Cyane ko bivuze ko abahungu zigira intege nkeya maginganga, bitewe nuko n'abahungu urebye ikigero cy'amafaranga basigaye bafite cyangwa se ubushobozi, hari igihe atinya. Abakobwa 80% basigaye bafite ubushobozi cyane kurenza abahungu. Yego. Noneho ubwo rero yagize ubwoba cyangwa se agatinya kuba turi mu ntango ushobora kuba turi kuri level imwe, ni usanga umuhungu yitinye akabyihorera. Umukobwa we akaprochinga akayimubwira, akamubwira ko nyine yifuza ko bajya muri relationship runaka, ariko nabwo ntabwo byabivuze ko twagombye kubura ubwenge bwo kugira ngo tubanze twige kuri iyo relationship tugiye kujyamo. Yego. Ibintu byose umuntu abagomba kubanza kubyiga, umukabanza ukareba umuntu uje ashaka iki. Yego. Ntabwo abantu bose bagenzwa burya n'urukundo. Idashobora kubagenzwa n'amafaranga, ashobora kuba bagenzwa na sex cyangwa ubustari, akavuga ati uyu nzakuzamukiraho, birashoboka cyane. So rero abahungu tujye tuba maso natwe. Nukuri iyo nama ni nziza cyane. Byo hari igihe sometimes nyine umuhungu byose bibaho, ashobora guprofita izina ufite, cyangwa se abakobwa nawe agaprofita utwo dufaranga ufite. Navuga ngo ni ingeri zose byose, kandi koko ni ibintu bibaho mu buzima bwa buri munsi. Hanyuma iyi saha nka Starboy uracyari mutoya, uri umuhungu navuga ngo ufite iterambere ryawe, uba wumva noneho nko mu gihe kizaza kingana gute ku buryo ujya mu rukundo ruhamye ukavuga uti noneho urukundo rwa hato na hato nduvuyemo, cyangwa se inkundo z'iki gihe z'abahungu zidafite gahunda? Ntabwo urukundo rugira imyaka, buryo yanyije imyaka 20 na no, donc limite mvuze ni ukuba wavuga uti wamfashe icyemezo. Yego. Ni inama ngiye ariko numva natanga, kuko urabona ko ngo hanze hari ibishuko byinshi. Yego. Sibyo? Burya yibaye na byiza ubonye umuntu uri serious, sibyo? Yego. Mushobora ukabona ko imico yiwe washobora kuyihanganira nawe akayihangana, uko nirwo rukundo. Nta kabuza ko ushobora kuba mwabana mugakora ubukwe mukabana igihe icyo ari cyo cyose. Ntabwo rero nibyo bidukoraho, ugasanga sometimes tugeze imyaka ingahe tanya gusubira hasi tudaje. Hoya igihe cyose ushobora kuba ufite ubushobozi bwumvuze nuko uzabasha kurera abana bawe, umugore ntacyo nazabura, n'umwana wawe n'abana bawe ntacyo bazabura. Nta kabuza kuko ushobora kuba wahitubana n'umugore cyangwa umuntu kwa approaching. Hanyuma igira inama ugira aba bantu bose muri comment baza bakaba batuka umuntu kuko hari ibyago runaka byamugwirira. Inama nabagira, akekwaho uretse ko nawe arabyemera, ariko kuba byemera ni intambwe ya mbere. Yego. Ni intambwe ya mbere, sibyo? Kuba byemera ni ikitwereka ko yicujije, sibyo? Afite ubumuntu, sibyo? Hari abantu benshi cyane bakuramo amada, benshi barahari, cyangwa se anatera inda ari umugabo akamwihakana cyangwa se akahita ahunga, nimba afite ubushobozi bwo kwita ahunga, sibyo? Yego. Ngo ubushobozi yarabufite,
so rero duhagarike gukomeza tugenda dufata umuntu tumutuka sibyo, ahubwo niba tube abambere mu kumutera imbaraga sibyo, aho ngaho hari hanyuma urukiko ruzakora ibyarwo. Ngiye kumufatanya n'uburo n'iyo prison, hanyuma ngo twongereho natwe n'amagambo mabi sibyo. Tugerageze nibura twibuke ibyiza yakoze, twongere turebe inyuma, tumusengere sibyo, tumube hafi. Nta muntu utarakosheje n'aba Dawidi se umuzi. Dawidi urabizi ko yohereje umugabo w'ingabo ku rugamba agasambanya umugore we, hanyuma yaza akagira ute akamujyana mu rugamba rw'imbere kugira ngo apfe. Na Dawidi y'abakozi b'Imana bagiye bakora ibyaha ba Samusoni turi abantu. Twifata rero umuntu ngo tumufate tumubwire ibintu, tugende tumuca intege sibyo, amere nkaho yihebye, kuko ni twebwe abantu be sibyo. Mwebwe bafana be, ni mwebwe abantu be, ni mwebwe mwagombye kumuba hafi kurusha kumuca intege kuriya. Hanyuma ikibazo cya nyuma, hari inkunda kukibaza abatumirwa, bivuze ko gutera amabuye rwose ushyigikiye umuntu umugizi wa nabi ibintu nk'ibyo ngibyo, ariko nanjye reka nongeye mbisubiremo, nkunda gukoresha iri jambo ngo niba uyu munsi umuntu yarakoze ikosa, ikiruta ikindi ni ukumusengera, tukaba twamuragiza Imana, kuko ntekereza ko ibyago bya mugenzi wanjye ntibyakabaye ibyishimo kuri njye, ahubwo byakabaye igihe cyiza cyo kuba niba ari mu byago namusengera, kuko nanjye ejo nabigwamo, wabigwamo, ndetse n'abadukurikiye harimo ababigwamo. Impamvu mbivuze nuko nabonye komenti hari abavuze ngo ariko ngukomeza ngo gusenga, ngukomeza gusenga, ngusengera umuntu ngo wakoze icyaha, ibintu nk'ibyo. Sandra, ntabwo umuntu wakoze icyaha ahubwo tutamuvuma. N'Imana ari Imana yo mu ijuru, ari yakuyeyo yabwaye yabikuyeho. Yavuze ati umuntu wakoze icyaha ndanyamuha chance yo kongera kwicuza sibyo. Umuntu wakoraga icyaha mbere agapfa, cyangwa se kugira ngo ajye kwihana yajyaga mu nzi bitambo batambaga bamutumaga inkwari cyangwa iki atayibona agapfa. Ariko ubu ngubu umuntu ahabwa chance sibyo. Umuntu ahabwa chance, ntago umuntu akora icyaha tugenda tumutuke nawe wanabigwamo nkuko namungana umuntu ababivuze sibyo. Ahubwo ikintu cya mbere dukora twamusengera. Umuntu ni umuntu. Numva ari ikintu twakora, twamusengera, tukareka gukomeza kumutuka, kumublaminga. Comment urumva bizakira ute? Hari abari buze kuba wakandika. Comment ndazakira cyane ko ngende umuntu uri free cyane, ndi freedom, ntago nyenyendera ku bintu by'abantu. Abantu bavuze ngo umuntu yavuze ngo yanutse, abantu n'abantu, ntabwo ibintu mvugiye aha ngaha ari ibintu bibi cyane ku buryo ki bajya kunuka wenda bakambwira nabi sibyo. Mvuze ibi nabo baze kuza kureba kuri reality. Gusa kumbwira n'abagavuge nabi, bakavuga bafashije umuntu cyangwa se bashatse kurengera umuntu mubi sibyo. Ntabwo mushyigikiye yakoze icyaha kandi icyaha kibi. Icyaha cyo gusambanya umwana ni ikintu kibi, abe na leta irabizi irabyemera, ariko twimukirikiza amagambo. Ntabwo mushyigikiye kujya yakoze icyaha kibi. Ntabwo gusambanya umwana nta namwe byemewe sibyo. Gufatirana umwana ariko nimba yaranamusindishije nta namwe byemewe, nta hano byemewe. Ariko n'abana nabo nibo muratwumva, mwigudukurikiranira ubustari sibyo. Hanyuma ujye kubwira umuntu cyangwa se utesha umuntu umutwe sibyo. Sometimes n'abagutitiriza, hari ushobora kuba yagusanga mu rugo yambaye ukuntu kujya guca intege, kandi twese turi abantu sibyo. Nabo bihangane rwose, bagerageze bakomeze babungabunge cyangwa se basigasire indangagaciro zabo, bareke kwiyandarika. Abakobwa bareke kwiyandarika, bakomeze bagumanye ubunyarwanda. Hari igihe provoke umuntu, kandi abantu turi abanyantege nke sibyo. Hari igihe rero provoke umuntu. Stabo ihangane, ndetse navuga ngo turabakunzi be turi benshi, turi inshuti ze turi benshi. Navuga ngo ubu ngubu igikenewe no gusenga Imana, ndetse tukaba twakomezanya, tugakomeza n'umuryango we, cyane ko ari ibihe biba bitoroshye. Umuryango nitwe sosiyete nyarwanda, mwajyaga mukurikirana ibikorwa bye, ababyeyi be cyangwa se abamukomokaho bose, twese turi umuryango sibyo. Tumugaye ko yakoze ikintu kitari cyiza, ariko ntidukabye. Ndagushimiye cyane, ndetse ku gitekerezo cyawe, aho umuntu yemera ati njye nibashake banuke, ariko ibitekerezo byanjye reka mbisohore, ndetse njya nkunda kuvuga ngo habaho freedom of opinion. Ndagushimiye cyane, n'ubutaha tuzakora. Wakoze cyane nawe kuntumira Sandra. Wakoze. Gasaro TV.